Urakoze cyane. Kubyumva ndabyumva no kuva kera twakoze tubyumva, bikanatuma tugerageza kwigengesera kugira ngo tutajya muri abo bantu, ariko ntago ariko bimeze. Hari ukuntu abantu tuba twifuza uko ngewe mbayeho mu buryo bw'umwuka, uko nambara, uko ngenda, nibura ari pastor umwana we niko agomba kumera. Ugasanga icyo kintu gituma nyine abana b'abapasteri uko yitwaye n'ubuzima bwe ari gukorera Imana ku ruhande rwe, hari uburyo agendamo, hari uburyo abitwaramo, ariko kuko wumva niba ari umushumba wawe umwana wiwe yakagombye kuba ameze nk'uko nawe ubiyumva uko nguko. Ugasanga rero kubera ko atameze ko, bituma imyumvire y'abantu bagenda bavuga n'ibitari byo, ngo barananiranye. Ugasanga mu by'ukuri yananiranye kubera ko atambara nk'uko yambara. Anshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turongeye tugarukanye umutumirwa wacu nkuko nyine muri mumureba. Ni umukobwa wisobanukiwe, ni umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akaba umucuranzi wa gitari nkuko mubona ayifite. Agiye gutangira twibwira kugira ngo tuze tuganira nawe. Murakoze cyane. Amazina ni Giselle Precious Nsabimana. Ndi umukobwa nsengera mu itorero rya ADPR, ngumbarizwa mu Gatenga. Giselle, amakuru ni meza. Urakomeye cyane. Urakubona rwose wishimye cyane. Yego. N'amafresheri menshi. Sure. Kabisa. Wacinda umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Abadukurikiye sugira ngo babyemera utabanje kubabwira ko hari imbaraga. Yego, nta kibazo nibabwira. Zavuye mu mbaraga z'amasengesho, zavuye mu mbaraga z'amasengesho, zavuye mu mbaraga z'amasengesho, mu mbaraga z'amasengesho, ijuru rirakinguka, imisozi miremire igahinduka ibibaya, harimo ubutunzi bwimbitse, umwanzi nawe yarashobewe, mu mbaraga z'amasengesho, ijuru rirakinguka, imisozi miremire igahinduka ibibaya, harimo ubutunzi bwimbitse, umwanzi nawe yarashobewe, imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho. Mwabyumvishe ati imbaraga z'amasengesho. Giselle Precious, yatangiye kuririmba ryari? Umuhamagaro wo kuririmbira Imana waje gute? Urakoze cyane. Umuhamagaro wo kuririmba waje kera. Naje kera kubera ko naririmbaga muri korali y'abana baraducutsa, njya muri korali nkuru yo ku mudugudu aho nasengeraga, ndava njya kwiga, then ndi kurangiza ishuri nibwo natangiye kuvuga reka nkore career solo yanjye. Byabaye 2017 nibwo natangiye gufata iyo initiative. Yego. Uwiza gucuranga ryari? Gucuranga nabyize, sinzi uburyo njya kwisobanura birangora ukuntu, kubera ko narabikundaga ariko nta gitari mfite bikangora. Ubwo rero nabona umuntu uyifite nkamugamba runyigisha akanota kamwe, akakanyigisha nagafata nkabibika. Gusa meanwhile nari nabanje nahize piano, kuko niho nakuye inspiration yo gukunda gitari cyane. Nabanje kujya kwiga piano muri Kigali Music School, komisiyo ku mwaka neza, ariko niho nari nabanje. Then murero nyine ko ari ni music school, ngeraho mbona gitari uburyo abantu bacuranga, ndavuga wawe mva ndayikunze, ariko ko atari nagiye kwiga ntabwo nahise nyiga ukanya, ariko nakuye inspiration yo kumva nkunze gitari. Kuva ubwo nibwo natangiye rero kumva yuko nabishobora, nkashaka abantu bamwe akambwira ati ntabyo uzashobora kubera birababaza cyane intoki, ariko mzihingaho kugeza igihe
nafataga amasomo kuri YouTube. Igihe namaze gukura gitari yanjye nkajya nigera kuri YouTube, nuko nagiye niga. Yego. Utangiye gucuranga rero. Yego. Giselle Precious, wize hehe amashuri yawe? Nursery school, ya maternelle, icyo gihe ko twiga mu Gifaransa, nayize ku Isano ari Igikondo. Primaire nyiga Kinunga Primary School, nayo ni ari Igikondo. Tronkomeye nyiga Igisenyi muri ESA. Hanyuma superiere nyiga Nyamata, muri Eto Nyamata niho nayize. Then kaminuza nyigira Uganda, Kampala. Yego. Tuje aho Uganda aho wize, wakoze iki mu itorero rya ADPR ko bakwirahira cyane ko wafashije umurimo w'Imana, wakoraga y'ibiki, byari bimeze gute? Muri ADPR yaho nakoraga umurimo w'Imana nk'isanzwe. Korali yaho naririmbagamo yitwa Unity Choir, niyo nabagamo, niyo twagerageje gufashanya twese kugira ngo izamuke, kubera ko nibwo itorero ntabwo ryari rimaze igihe kirekire hariya. Ubwo rero byasabaga imbaraga kugira amakorali nayo abashe kuzamuka. Ubwo rero n'uwo murimo nakoze no gufasha korali kugira ngo nabyita ko, ariko nanone hari akazina nyine bakunda kwita umuntu ngo ni mwarimu, ni akazina bakunda kunyita. Banyitaga mwarimu, muri make nari umutoza kuko hari n'abadirije n'abadirigente. Rero ntabwo nigeze mfata iyo mvuge ngo muri komite nari ndimo ndi nka dirigente, no, nari ndiho ngewe umutoza. Uyu ni Giselle Precious turimo tugenda tuganira, atubwira nyine ku buzima bwe. Giselle Precious, mu gukura kwawe cyangwa mu buto bwawe no kubyiruka kwawe, ni rihe kosa wawe warigeze ukora rikakubabaza cyane, wenda rikaba ryaratumye banagukubita icyo gihe, niba waba uryibuka wenda tuje mu buzima busanzwe? Abantu bakora amakosa kumenya ibirahuri, gukora mu nkono, kurwana n'abagenzi be, utuntu nk'utwo nyine turi fani tu, cyangwa nta na rimwe wakoze uwo mutagatifu? Oya, ntabwo bibura, ariko wenda ibyo nibuka uko icyo gihe narabaye mbanishije impamvu nabikoze. Hari igihe nyine hari mu rugo hari amasaha nyine yabaga setinze y'umwana ko yareba televiziyo. Ubwo rero ko habagaho twa tubati, kwa kundi abantu bageraga amateleviziyo n'utubati bifungwa. Umunsi umwe ndagenda ndakica, ndafungura, ndakica nyine, nica akabati kugira ndebe mu rugo nyine barabimenya. Nshaka no kwidefanda cyane, nerekana ko nakosa nakoze, ariko nyuma mbona yuko bitari bikwiriye, kubera ko ntabwo nabyitwayeho neza uko bikwiriye. Ako ariko nibuka tumwe twinshi, ariko of course kuko nari narenze ku mategeko. Ubwo rero byari nko kumana kugira utanazongera. Rero mpita numva nanjye ndababaye, nicuza n'impamvu nabikoze. Giselle Precious, kugira ngo akunde umuntu bisaba iki? Uwo ari we wese, umuntu ukunda ni umuntu ufite ikihe character, ufite iyihe mico, ndavuga ubushuti busanzwe? Icya mbere nkunda umuntu ugira ukuri, umuntu uvugisha ukuri. Niba kuko agukunda avuga ati ndagukunze, atari ukubikubwira kubera ikintu aguteganyijeho, kuko nikibura nyine ntabwo azaba akigukunze. Rero nkunda umuntu ugira ukuri, icyo ni icya mbere. By'akarusho yari umuntu wubaha Imana, ufite agakiza gahamye. Nkunda umuntu umeze gutyo. Yego. Ubwo inshuti zawe niko zimeze? Niko zagakwiye kuba zimeze. Yego. Kuko ntabwo nanone wajya guhindura umuntu. Hari uko umuntu aza, wenda nshobora nko kubona nkavuga ati jo akunda ikintu runaka, ariko nkabona ntabwo ngiye nshoboye kubyitwaramo, ariko kandi acyamushakaho ubushuti, ugasanga bitumye nyine mukipinga in touch, ariko ntabwo icyo gihe biba byitwa ubushuti. Ariko umuntu umeze gutyo niwe wakakwiriye kuba inshuti yanjye. Uyu ni Giselle Precious turimo tugenda tuganira nawe, ati nkunda umuntu ugira ukuri, nkunda umuntu uri honete nyine n'ibindi byose. Yakomeje avuga ukijijwe wera imbuto zikwiriye abihannye. Nk'umuntu w'umukobwa urangije kwiga kaminuza, uri mu muziki, n'irihe jambo wagenera umukunzi wawe, ndavuga w'umusore? Umukunzi w'umusore ntawe. Nawe ufite? Yes. Nawe ubwo rero twabyita gutyo, sinzi ariko by now nawe. Sinabuheza umuntu udahari. Ubutumwa waha umusore wabushaka gukunda Giselle bw'abaroboye?
yaba ameze ute, yaba afite izihe caractère, yaba yujuje ibiki. Ntabwo nguteje abasore ngo mu nyumva ngo muze mumuza ngo muje gutereta ngo mwabonye umukobwa ngo wahamagaye, ntabwo ari byo mvuze. Mvuze umuntu yumva yakora uko yaba ameze. Yes. Okay, ariko n'undi ni ibisanzwe nkuko nabikubwiye, umuntu uvugisha ukuri ubaha Imana kandi abaye nyine ari uwumva bishaka, byaba byiza ari umuntu usenga kandi akabashuba koko yuko ndi wenyine bakwiye kuba bakundana. Yes. Nose kuba udafite umuntu yakwibaza udukurikiye, kuba udafite umukunzi nuko nta barambagiza bahari cyangwa nuko ufite ibyo woburije bataraza bujuje? Oya, nta gisubizo kiri muri ibyo byose umbwije. Ntacyo ni God's timing, ni igihe cy'Imana kitaragera. Icyo gisubizo ubwo se ushatse kuvuga iki? Ntabaramba, hari ukuntu umuntu ashobora kuza hakaza wenda nk'uko tunasenga tuba twibereye mu byumba by'amasengesho n'ahandi, umuntu ajya gushaka wenda Imana yabivuzeho, umuntu yaza ati Imana ikagutungira agatoki turiya n'umuntu wawe cyangwa ikanakubuza. Gusa izo situation ntazo z'abakurikiza ariko ibyo nabyo. Tuza rero tuva mu buzima busanzwe twigarukira noneho mu muziki. Abadukurikiye baravuga ati Joe tuwari ukareka kuvuga amagambo menshi, uyu mukobwa akakomeza akaducurangira, barashaka kandi karirimbo kawe. Sinarondora imirimo ukora, buri munsi uhora uri mushya mu buzima bwanjye. Sinarondora imirimo ukora, buri munsi uhora uri mushya mu buzima bwanjye. Uzi imyicarire yanjye, ukamenya n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira, ijambo ritarava mu kanwa kanjye uburizi. Uzi imyicarire yanjye, ukamenya n'imihagurukire yanjye, Mana we umenyera kure ibyo nibwira, ijambo ritarava mu kanwa kanjye uburizi. Kuko uri Imana y'amahoro yuzuye, ubuntu bwawe n'imbabazi birampagije. Haleluya. Kuko uri Imana y'amahoro yuzuye, ubuntu bwawe n'imbabazi birampagije. Kuko uri Imana y'amahoro yuzuye, ubuntu bwawe n'imbabazi birampagije. Urakomeye, urakomeye, urakomeye Imana we, urakomeye, imirimo yawe ntirondoreka. Urakomeye, 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 urakomeye. Ndumva ntangiye kuzuzwa. Murumva rwose inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, murumva ko twabazaniye umukozi w'Imana avuga ati urakomeye, imirimo yawe ntirondoreka. Giselle, iyi ndirimbo wayihimbye uri mu yihe eta? Byagenze gute kugira ukora amagambo aryoheye amatwi gutya ahumuriza avuga Imana? Urakoze cyane. Iyi ndirimbo nyihimba kubera ko akenshi hari ukuntu mpimba kubera donc inspiration nzamo nkumva ni iki, donc inspiration iri kumbwira. Iyi ngiyi rero nyihimba yitwa Urampagije, ariko nashaka kuvuga yuko Imana niyo itanga amahoro yuzuye, kubera ko abantu tugerageza gushakira amahoro mu bintu byinshi bitandukanye, ariko Imana niyo itanga amahoro, niyo yonyine itanga amahoro. Numvaga nshaka kubiririmba kubera ko akenshi hari igihe umuntu tuba tubayeho ubuzima tumeze nk'abandi, duhura n'ibibazo nk'ibyandi bose bahura nabyo, ariko hakaba hari uburyo twi-expressinga cyangwa twitwara muri ibyo bibazo, ugasanga
twahangayitse ariko ntabwo byageze ku rwego tujya gufata ibiyobyabwenge tujya kwiyahura. Nta kindi kibitera no kubera amahoro y'Imana aba ari muri twebwe. Ubwo rero Imana nigira amahoro yuzuye kandi ubuntu bwayo n'imbabazi zayo biba bikwiye kuduhaza twese. Yego. Giselle Precious, mu buzima busanzwe turajya tugenda tuza mu muziki tujya mu buzima busanzwe, ni iki kintu kigushimisha kurusha ibindi mu buzima? Ko nshimishwa na byinshi. Ikiho ibindi? Okay. Buriya ikintu kinshimisha cyane, ikinshimisha nuko ari ukuntu iyo nafitanye ubusabane n'Imana mba numva nishimye. Rero nshimishwa cyane nuko namara umunsi umwe 2-3 numva muri njyewe mfite ibihe byiza. Yego. Biranshimisha kubera ko iyo ntari muri ibyo bihe nyine nagomba nishimye. Hari ukuntu nyine umuntu wenda agira akazi kenshi ucika intege ugasanga ibihe byo gusenga biki byaragiye bigabanuka. Nshimishwa rero nuko namara icyumweru cyose nkavuga wow, this week byari byiza cyane. Donc biranshimisha. Yego. Giselle Precious yababaye ajya mu bantu cyangwa ajya ahantu ha wenyine, akora iki kugira ngo asohoke mu mubabaro? Umubabaro kugira ngo usohokemo nyine n'ubundi ni kwa gusenga. Niko ngiye nsohoka mu mubabaro. Ubwo rero nshobora kwiherera ariko nanone ntago iteka ryose umuntu wabaye ngo usohoka abantu bose bahita babona ko babaye. Ntago bikunze kumbaho cyane kubera ko iyo mbabaye nyine hari ukuntu mbyimenyera kuko mba nzi ko ikiri umara umubabaro n'ibindi bufate byo gusenga kugira ngo umubabaro nshiremo. Ubwo rero akenshi iyo mbabaye nshobora kujya mu bantu nta kibazo ariko nyine ntaza ngo mbwire buri wese ngo ndababaye, hanyuma ngiye nkaza gushaka solution yanjye nyuma. Ariko iyo mbabaye njya mu bantu hanyuma uburyo umubabaro wanjye ushira nuko nsenga. Giselle, tukomeza tugenda tuganira, umaze gukora indirimbo zingahe ku giti cyawe aho utangiye kuririmba? Kugeza ubu ngubu 5. Yego. Iya mbere yitwa Inzira Zayo, iya kabiri ni Urampagije, iya gatatu ni Iriba, iya kane ni Imbaraga, iya gatanu ni Niwe. Yego. Niwe iri hanze irahari. Yego. Niwe. Kibazo. Gihe kinini twamaze twibaza aho tuzakura umukiza, twajyaga kw'iriba ry'isa ariko inyota nishire, twibazaga amahoro arambye yava nituhabone, imitwaro yatunanizaga bimwe bikomeye cyane. Gihe kinini twamaze twibaza aho tuzakura umukiza, twajyaga kw'iriba ry'isa ariko inyota nishire, twibazaga amahoro arambye yava nituhabone, imitwaro yatunanizaga bimwe bikomeye cyane. Ariko nyuma twamenye umugabo witwa Yesu, yuko ari we soko y'ukuri idakama, yanyota twari dufite niwe wayitumaze, yamitwara iremereye niwe wayidutuye, yanyota twari dufite niwe wayitumaze, yamitwara iremereye niwe wayidutuye. Haleluya. Yanyota twari dufite niwe wayitumaze, yamitwara iremereye niwe wayidutuye, niwe wayidutuye, niwe wayidutuye, niwe wayidutuye, niwe wayidutuye, niwe wayidutuye, niwe wayidutuye. Rwose. Uyu ni Giselle, ndumva rwose abantu bazakurikira cyangwa bakurikiye iki kiganiro muri buze gufashwa, nimudafashwa ntimuzabaze Iyobokamana TV ko hari uko ibitagize. Na Giselle ntabwo muzabimubaza, yize gucuranga piano, akomerezaho gitari, umuririmbyi aririmba indirimbo nziza. Giselle nukuri Imana idakiranuka ngo yibagirwe imirimo, ikomeze guhumuriza. Amen. Murakoze cyane. Urumva ufite icyerekezo mu muziki wawe, wumva bizarangira ryari? Uzabikora iteka ryose cyangwa wabihaye igihe? Nta gihe nabihaye, igihe cyose Imana izaba intije ubuzima, ubushobozi,
n'ibindi byose bisabwa kuba naririmba nzabikora. Nta gihe mvuga ngo hari igihe natanze cyo kugira ngo ndirimbe ngo iki gihe nzarekera, icyo ngicyo nta gihari. Yego. Mu kuririmba abantu bafite intego zitandukanye, intego yawe ituma ukora umuziki ni iyihe? Intego ituma nkora umuziki hari ukuntu donc bitewe n'uburyo umuntu aba yaraje umuziki, naje ndi kumvamo umuhamagaro nkwiriye kuririmba, ariko message yanjye ahanini cyane ivuga kubohoka. Yego, niyo ntego. Nifuza ko umuziki yaba inzira imwe n'ubundi nk'uko abantu babwirizwa ubutumwa bakabohoka. Nifuza ko n'umuziki donc indirimbo umuntu aba yakoze byaba kimwe mu kintu gituma umuntu ashobora kumva iminyururu iri kugenda icika. Niyo ntego mfite hamwe n'Imana, niyo gahunda. Yego. Cyane. Kera ukibyiruka waba wari ufite wari uzi ahazaza h'umuhamagaro wawe, ndavuga mu buryo bw'umwuka, nibo babasha kubisobanukirwa? Numvaga nzaba nk'umujaji, ko nakundaga kureba nyine amarushanwa atandukanye yo kuririmba, nkabona nyine abajaji baba bafite akazi katoroshye, nkumva ariko kari akazi wazagakora, ariko byari nyine mind gusa by'ubwana, ariko ntabwo numvaga nyine wenda yuko ibi ngibi bizaba. Mu buzima bw'umwuka none ntasezerano muze papa wawe uri umwana wo kwa pasteur, ntabwo turi buze kubihisha kuko birazwi. Papa we ni umukozi w'Imana umaze igihe kinini mu y'inshingano. Yaba yari ajya kuganiriza wenda cyangwa amamera akakubwira ko Imana yaba yarigeze ibabwira ko hari umwana uzaba umuririmbyi, ko mbese ndavuga mu buryo bw'umwuka, cyangwa nawe ubwawe kuko watangiye gusenga kera? Wenda kuri ngiye ku giti cyanjye ndi umwadeperi kandi n'abandi bose ariko barabizi Imana ivugana natwe mu buryo bw'umwuka. Rero nubwo ntabikundaga icyo gihe, ariko hari ama message menshi najyaga nakira y'abantu, umuntu akaza akambwira ati Imana yanyeretse uri kugurisha album CD, ko hari ibintu wigeze kubimbwira icyo gihe, ariko kuko numvaga bidashoboka ntabwo nigeze mbiha agaciro. Ntabwo nigeze mbiha agaciro cyane. Oya, ntabwo ari na pasteur bapinze, baratubeshyeye. Ahubwo turaprofesa tukira aho ngaho. Kubera iki abantu ba pasteur abantu usanga bavuga bapinga ibintu by'Imana, barigiza akara hakajya he, indakoreka ikise n'utundi tuntu twinshi? Uburyo bw'ibyo ni iby'umunyamakuru cyangwa nawe ujya ubyumva? Dore ko nanjye ukubaza banza ibyo bigeragezo nyaragiye mpura nabyo, kuko nanjye ngira ngo papa ni umutambyi. Urakoze cyane. Kubyumva aho ndabyumva, no kuva kera twakoze tubyumva, bikanatuma tugerageza kwigengesera kugira ngo tutajya muri abo bantu, ariko ntabwo ariko bimeze. Hari ukuntu abantu tuba twifuza uko ngewe mbayeho mu buryo bw'umwuka, uko nambara, uko ngenda, nibura ari pasteur umwana we niko agomba kumera. Ugasanga icyo kintu gituma nyine abana b'abapasiteri uko yitwaye n'ubuzima bwe ari gukorera Imana ku ruhande rwe, hari uburyo agendamo, hari uburyo abitwaramo, ariko kuko wumva niba ari umushumba wawe umwana wiwe yakagombye kuba ameze nk'uko nawe biyumva uko nguko. Ugasanga rero kubera ko atameze ko, bituma imyumvire y'abantu bagenda bavuga n'ibitari byo, ngo barananiranye. Ugasanga mu by'ukuri yananiranye kubera ko atambara nk'uko yambara, kandi nawe ntiyambara nabi, bose nabo mu itorero rimwe, ariko kuvuga ati kuko ntacyo bari niyo nta kosa yaba afite, niyo wabijyana mu nama nyobozi bakabona nta kibazo, waravugaga buriya nuko ari umwana wa pasteur. Ugasanga nyine ni n'ikigeragezo, by the way, ni ikigeragezo usanga abantu bagenda bahura nacyo, kuko nta muntu ushimisha abantu bose. Ubwo rero niba bose bashaka umwana wa pasteur bashimishe, niho bihera ikibazo kivukira. Ugasanga nyine bagiye baduhereza amatahita atari meza, ariko turi abakristu, nta mwana wa pasteur, ntabwo twananiranye. Yego. Ariko hari abana ba pasteur bananiranye, nabyo bibaho, birashoboka. N'ubwo gutuma Gisele Precious umukobwa w'umuririmbyi yabahereza abo bantu. Sinzi ko abananiranye, uri umuntu avuze ngo abantu bananiranye, ntago numva nyine sanse bananiranye. Kwigirinda koreka ikirara ukajya mu byaha, mu by'ukuruka waravutse waje n'abatambyi n'abakozi b'Imana, ariko nyine baba imico n'imyifatire yawe bikagaragaza ko wadeviye inzira y'ababyeyi. Bon, kambivuge gutya kubera ko wenda twese bana ba pasiteri cyangwa se umubyeyi wawe akoreshwa ashoboye kose kugira kwereka inzira, ko na Bibiliya irabivuga, menyereza umwana inzira anyura maze arinda asaza atarayivamo. Ubwo rero iyo yagerageje
uko ashoboye kose, kuko mvuga nk'urugero nko muri ADPR umuntu ajya kubatizwa yabitekerejeho ari kuvuga ati nkurikiye ino nzira. Iyo rero kugerageje ukageza n'igihe cyo kubatizwa ukagera nyuma ukabivamo, cyangwa se wenda ukitwara ukundi nyine bigaragara ko wadeviye, icyo gihe nyine uba waratatswe, Satani nawe aba yarakwatatse, aba yarakugezeho, kubera ko aba yaguhaye imyumvire wenda wowe uri kubona ari ibyo urimo nibyo, ariko mu by'ukuri bihabanye n'ibyo wagakwiriye kuba urimo urakora. Ubwo rero niba hari abahari bari hanze rwose bameze gutyo, nibagaruke nibakire Yesu. Ntago ndi burenganya ababyeyi babo ko baba bakoze uko bashoboye, kandi amahitamo n'ay'umuntu. Rero hari igihe kigera umuntu agahitamo, kubera ko no kujya mu ijoro abizi ntago nzajyayo kubera ko papa yari pasiteri, nzajyayo kubera icyo namenye, kubera icyo nakiriye. Ubwo rero nabo niba hari uwavuye mu nzira, niba tumubwiriza ubutumwa ko tubwiriza n'abandi bose, kubera ko nawe nyine hari izindi message zitari nziza ziba zaramugezeho zituma abadeviye. Izo mvuga nyine ni amajwi ya Satani, ikise inshuti mbi, ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga bitumye agenda. Ariko niba ari uhari rwose nagaruke kuri Yesu. Yego. Siroga mu rugo, abana bo mu rugo tugira siroga cyangwa bagira siroga muzehe yabahaye, akunda kubabwira iyo bicaye, akababwira ngo ubukire, ubutunzi n'icyubahiro bituruka ku Mana. Umwana uzitwara neza akubahisha Imana azarya ibyiza byo mu gihugu, azatera imbere, ndetse Imana izamuha n'ubugingo buhoraho. Papa wawe nk'umukozi w'Imana, siroga bahereza ni iyihe, cyangwa iyo mwicaranye na yahe magambo yabakubwira akakunezeza agatuma ushikama ku Mana? Arakoze cyane. Ayambwira ni menshi, kandi ayagiye ambwira ni menshi. Gusa we icyo mukundira nyine ni umuntu ugerageza kukwereka cyangwa akuze, atwereka yuko ntacyo bivuze kuba ndi umwana wa pasiteri, ahubwo ibifite agaciro ni uko ngiye menya Yesu. Yego, menye Yesu, sinkore donc sinjye mu rusengero kubera ko ndi umwana wa pasiteri, no, kuko nta mugisha nzaba ndi gukorera ngeyo, kubera ko ndi kumva umutima wanjye uri kumamiriza yuko ngomba kujya mu rusengero. Ndirimbe muri korali kubera ko ndi kumva mfite uwo muhamagaro, sinjye kurimba kubera ko buse abantu bazavuga gute nibabona. Donc mbikore kugira muheshe icyubahiro, we ntago abikunda, akunda ubikore. Donc yakuze, I mean twakuze atwigisha, kandi narabimukundeye cyane, Imana imumugisha. Yes, twakuze akubwira ati ni ibyawe. Ni decision nafashe, ntago nicaye nawe ngo mbwire ngo mfashe decision. Ngiye byanjemo numva umuhamagaro ngomba kuwutangira, ngomba kubikora. Bimugeza aravuga that's great, niba uri kubikora koko wumva umutima wawe uri kubiguhamiriza, go ahead. Ubwo rero nicyo kintu navuga. Sinavuga ngo hari siroga, wenda hari amagambo yavugaga ko asoma Bibiliya cyane, atuha ingero nyinshi. Nayo kuvuga ngo ukorera Imana ku giti cyawe, ukorere ubyemeye kuri amarangamutima ngo yuko umwana wo kwa pasiteri ngukunda ushimisha ababyeyi. Cyakoze hari ijambo nyine akenshi dakunda kubura wenda kera, bivuga ngo Salomo mwana wanjye jya umenya Imana ya so, iyo nakoreraga nawe ari uzakorera. Uyu ni Gisele turimo tugenda tuganira. Gisele rero amaze gukora indirimbo 5 ndetse aracyakomeje n'izindi, ariko kandi ari no gutegura igitaramo. Tubwire strategy y'igitaramo imeze gute, kizabera he, kugira ngo badukurikiye babashe kubimenya tutarasoza. Murakoze cyane. Mbanje kubatumira bazaba ari Gisenyi, cyangwa se bashobora kuzahagera, bari mu ntara zitandukanye, ariko ndabatumiye cyane. Ni konseri, ni Imbaraga live concert, izabera Gisenyi tariki 16 z'ukwa gatandatu. Izabera kuri ADPR kuri Paruwasi ya Gisenyi, niho tuzakorera iyo konseri guhera saa 8 zuzuye, ariko ikiza nuko bahagera mbere ya saa 8 kugira ngo dutangirane. Yego, ubwo rero niyo konseri ndabatumiye cyane. Abahanzi bazayiririmbamo, amakorari byaba bitaramenyekana, cyangwa nabyo hari icyo wabubwiye abantu wenda tukazajya tugenda tubyuzuza mu zindi nkuru, ariko babashije kumenya niba utazaburi wenyine? Oya, ntago nzaba ndi njyenyine, wenda nk'uko bivuze nzagenda mubyuzuza mu zindi nkuru, ariko hari amakorari, hari n'abahanzi tuzaba turi kumwe. Ndabizi neza yuko muzadufasha, Iyobokamana, abantu bazagenda babimenya. Umwe muri korari yazabihari uramutse ugeze ubu hasigaye ukwezi utaramenya na korari n'imwe cyari ikibazo, ariko Bethel kwaya izabihari. Yego. Na Bethlehem. Uramutse uhuje Bethel na Bethlehem byaba ari ikintu cyiza cyane, kuko ni korari rwose zibikora neza hariya mu mujyi wa Rubavu. Ni amahirwe nyine ko umuntu yabaye invitation bakayemera, n'umugisha.
umwigisha w'ijambo ry'Imana muri icyo gitaramo azaba arinde? Sigutumye byose bivuga kandi waravuze ko bizagenda mwishyira. Reka tube tubigarukiye aho tuzagende tubyuzuza mu nkuru zindi we kubivuga byose. Abazitabira kiriya gitaramo bitega iki, cyangwa kuri Giselle Precious niwe cyo gitaramo cya mbere cyawe uzaba uko mbona? Ntabwo mbizi wenda, ariko ndatekereza ko dukurikije biography y'umuziki waduhaye ndumva ashobora kuba ari cyo gitaramo cyawe wazaba ukoze. Ni iki wumva noneho abazakitabira bazaba biteze kubona? Murakoze cyane. Ikidasanzwe nuko nyine ari konseri izayibaye uwo munsi. Oya sinovuga ngo ni ya mbere, kuko byo ni ibisanzwe nyine twese tujya mu muziki dufite amagahunda y'ivugabutumwa. Ikidasanzwe nyine nuko uwo munsi utazongera kubaho. Ubwo rero hamwe n'ibintu byose bikubiye muri uwo munsi, nzi neza yuko bizagenda neza. Sinavuga ngo wenda ngo bitege iki, kuko ni gospel, gufashwa byo nyine ni ibihe byiza umuntu aba afite muri we. Imana irabishyigikira, natwe twaririmba byose bigashyigikirana, umuntu akagenda avuga ati hari ikintu njyanye. Ariko nzi neza yuko indirimbo zizaririmbirwa, ubutumwa buzatangwa, ijambo ry'Imana, byose ni bituma imitima yacu imererwa neza, ni bituma bavuye kuri Yesu bagaruka. Ni imbaraga live concert, bivuga imbaraga z'amasengesho, kongera kwibukiranya, ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero nzi neza yuko hari byinshi byiza biri muri la concert. Yego, tugana ku musozo, nubuhe butumwa waha abakunzi bawe bagenda baba benshi umunsi ku munsi kubera gukundwa kw'ibihangano byawe, ndetse n'abandi bantu muri rusange? Ubutumwa nabaha, nkunda kubwira abantu kugumya gukunda Imana kurushaho. Twige buri munsi niki nakora kugira nshimishe Imana. Ubwo rero nicyo kintu, ni nka message nyine, urumva haba ku bantu bamenye Imana, buri munsi tujye duhora dushaka kumenya Imana, dushake kwimenya, kuko ntago imenyerwa, ntago wavuga ngo urayizi 100%. Dushake guhora tuyimenya, bizadufasha ndetse muri runo rugendo turimo dusoza amahoro. Hanyuma ku batarakira agakiza bo bari gukererwa, kambabwire ngo bari guhomba ibintu byinshi cyane. Niba hari uhari yumva afite n'ibimuzitira, nabyirengagize, yakira agakiza kugira abashe kugira umudendezo nk'uwo natwe dufite. Hanyuma kubakurikirana Giselle Precious, nakomeza kubabwira ngo icyiza muri byose ni ukumva cyane message ziri mu ndirimbo. Nitwumve cyane nyine ngo Giselle yavuganye na Jo, buriya se bavuze ibikino, ahubwo wenda message yashatse gutanga ari iyihe. No mu ndirimbo bibe the same. Niyo umuntu akoze indirimbo, hari impamvu, hari inspiration, hari impamvu Umwuka Wera yayizanye, ni yewe ngo uri kunkurikirana, niyo kugira ngo nyine niba hari ikintu gishyashya gikoreka mu buzima bwe gikorwe. Rero mbashishikariza cyane kumva indirimbo kandi tukanazisangiza n'abandi, hanyuma kandi twese tukazahurira mu ijuru. Yego, dusoza rero, imwe mu ndirimbo wasigaje utaturirimbiyeho, waririmbaho gatoya ubundi tukagana ku musozo? Ariyo nasigaje. Okay, nta kibazo. Nuko itakunze ko Farawo aduherana, niko itazemera ko dupfira mu butayu. Burya imbabazi zayo n'umurava igira, nibyo bidutera imbaraga zo gukomeza urugendo. Uko itakunze ko Farawo aduherana, niko itazemera ko dupfira mu butayu. Burya imbabazi zayo n'umurava igira, nibyo bidutera imbaraga zo gukomeza urugendo. Nk'uko itakunze ko Farawo aduherana, niko itazemera ko dupfira mu butayu. Burya imbabazi zayo n'umurava igira, nibyo bidutera imbaraga zo gukomeza urugendo. Nk'uko inzira zayo zirenga ibihumbi, niko imigirire yayo ingana. Haleluya. Nk'uko inzira zayo zirenga ibihumbi cyane,
mwamwumvishe rero nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, uyu twaganiraga ni Gisele Precious. Gisele, turagushimiye cyane kandi imyiteguro myiza y'igitaramo. Murakoze cyane Iyobokamana, Imana ibahe umugisha kandi abadukurikiranye bose ndabakunda.